Amen. Eka dufatanye ijambo ry'Imana Itangiriro ibice 32. Haleluya. Kandi mukomeze mugira icyumweru cyiza, tucyungukiremo, twongere tucyakiriremo ibigiye kutubera umutsima ukomeza kudukomeza muri uru rugendo. Itangiriro ibice 32, turasoma duhere ku murongo wa 23. Yakobo akirana na marayika w'Imana, abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi z'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye, umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, uwo mugabo ninde? Marayika. Uwamushubije ninde? Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Amen. Aho hantu niho hantu nshaka gutinda. Aramusubiza. Yakobo yararuhagaruka iwabo mu gihugu cy'iwabo, aho yari yaravuye ahunze umuvandimwe we ubwo yaramaze kumunyaga umugisha umwana w'imfura. Yakobo ariho ahunga, Imana ivugana nawe. Waryamye ahantu kubw'umuruho ngo yiseguye ibuye, ngo arangije ararota, ngo abona urwego rurerure, ngo abamarayika bamwe bamanuka abandi bazamuka, ngo rwaragendaga rukagera ku ijuru. Amen. Aho hantu ngo Imana ihavuganira nawe, iramubwira ngo ndi Imana ya so. Haleluya. Iramubwira ngo aha hantu uryamye nzahaguha n'urubyaro rwawe. Kandi Yakobo arimo arahunga, none itangiye kumubwira ngo aha hantu aryamye ngo izahamuha n'urubyaro rwe, kandi ari kwirukanka amasigamana kugira ngo umuvandimwe we atamugeraho. Haleluya. Ariko Imana ivugana nawe, irongera iramubwira ngo aha hantu uri nzakurinda mu nzira zose uzanyuramo kugira ngo uzongere uhagaruke. Ihamubwirira amagambo akomeye. Yakobo ngo akangutse aravuga ngo burya aha hantu ndi hari Imana nari ntabizi. Arakomeza arihungira aragenda. Noneho igihe kiragera aragaruka. Agarutse, Imana yaramuhaye ibintu byinshi, afite abagore babiri, afite abana, afite ngo n'inshoreke, afite ibintu byinshi, afite amatungo atabarika. Ngo byose ari kugaruka arabifata, ngo yambutsa ngo umugezi wa Yaboki, n'abagore n'abana byose arabwira ati nimugende. Arangije arakata. Akase niryo jambo twasomye, niryo twari turo dusoma, ngo Yakobo akirana na marayika kugeza umuseke, ngo akiri aho hantu, kuko yaravuze ati aha hantu eka ngende mpatinde, nubwo nkase ngarutse iwacu eka mbanze ngende njyenyine nihererane n'Imana ya data yavuganye nanjye ko izabana nanjye ikazangarura. None irangaruye, ariko nubwo ingaruye ndacyafitemo ikibazo. Ariho asenga Imana, ngo nibwo marayika yaje, ngo barakirana ngo umuseke uratambika.
marayika yanje aramubwira ati wa mugabo we ndekura nigendere dore umuseke uratambitse. Aramubwira ngo ntabwo bibaho. Yakobo arakomeza kirana nawe ngo marayika ageze ngo akora ku mutsi w'inyonga ry'itako ngo urareduka. Haleluya. Arakomeza ntiyacika intege, arakomeza. Haleluya. Aravuga ngo ntabwo ndi bukurekure. Aravuga ati ariko ubundi wa mugabo we iyo umanutse hasi amaze kumubwira ngo sindi bukurekure utampaye umugisha, namenye kuri marayika utumwa n'Imana yo mu ijuru, ntabwo ndi bukurekure. Aravuga ngo ariko ubundi wa mugabo we wanze kundekura ubundi witwa nde? Aramubwira ati iryo niryo rinindije aha hantu. Aramubwira ngo nyine nitwa Yakobo. Marayika aramubwira ati yese. Aramubwira ngo kuva none uhinduriwe izina. Amen. Kuko Yakobo ikibazo yari afite cyari kiri mu izina rye. Haleluya. Yakobo aramubwira ngo nge ndi Yakobo kandi sinshaka gusubira iwacu ndi Yakobo, kuko ninsubira ndi Yakobo nge n'umuvandimwe wanjye ntibiri buvemo. Haleluya. Aramubwira ngo nkeneye kugenda ngahura n'umuvandimwe ariko namaze guhindurirwa izina, kuko iri zina ni izina ribi ryankozeho naho narahungiye, ryanteye umuruho mwinshi. Haleluya. Kuko Yakobo muri siviye iyo yatangiraga kwivuga yaravugaga imyaka afite akavuga ngo ni imyaka y'uruzerero. Urumva? Kuko afite imyaka yamaze y'uruzerero. Yagiye gutendera umugore uwo yashakaga ntibaba ari we bamuha, aho kumwarashera mu kubitare ya mukuru we. Iryo ni izina ryamukurikiranye kandi yaramutendeye imyaka ingahe 7. Bamubwira ati niba ushaka Rasheli ongera ufate indi 7. Urumva? Akavuga ati imyaka y'uruzerero nagize. Haleluya. Yakobo rero ntabwo yashakaga gusubira iwabo afite iri zina, ariko kugira ngo rimuveho amenya ibanga, ahishurirwa inzira akwiriye kurikurirwaho. Ariho yohereje ibintu byose, arangije atinda imbere y'Imana ngo ijoro ryose ayibwira ati iri zina ryankozeho, iri zina nimura na mwene data nyirifite turi bwicane. Marayika niho rero yamukuriyeho izina ribi, Imana imwita Isiraheli. Haleluya. Uwari uri w'izina ry'umuvumo ahindurwa izina ry'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Iri jambo rero iki cyumweru mu mwanya utari muremure cyane, abantu twateranye, abazadukurikira. Haleluya. 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 Wowe wagize umugisha twaturi kumwe, nuzagira umugisha akadukurikira. Imana hari ibintu iri kuvugana natwe, n'abandi ifite ibyo yavuganye nabo, ariko twe by'umwihariko hari ibyo iri kutuvugaho. Haleluya. Rero ibi bintu Imana ituvugaho n'abandi ibyo yabavuzeho n'ibyo nabiri kubavugaho, ibi bintu ntabwo umuntu apfa kubyinjiramo mu buryo bworoheje. Ntabwo ari ukuryama mu buriri ngo bize bikwitureho, ntabwo ari ukwicara muri kafe ngo bize bikwitureho. Amen. Oya, urashaka yuko amagambo Imana iri kuvuga asohora ku buzima bwawe, urashaka ko icyo Imana yakuvuzeho ugisohoramo. Ibintu byose byo mu bwami hari icyo dukora kugira ngo tubigereho. Amen. Yakobo yadafata uyu mwanya ngo abe imbere y'Imana ibintu byose byiyambura abana, abagore, ngo inshoreke, abaja n'abagaragu, ntabwo izina ryari guhinduka. Ntabwo ryari guhinduka bene data. Yataba imbere yayo ririya zina yari kugenda n'abagore be ati rero umuvandimwe wanjye Imana yangire neza. Ati oya, nibutse ibyo wankoreye, uzi yuko wantwaye umugisha w'umwana w'imfura. Yari kuzaripfana ariko afata icyemezo. Ariko aravuga icyo bita gufata icyemezo. Aravuga ati umva mugende mwese kuko ninjye uzi ibyo ndwana nabyo, jya umenya icyo urwana nacyo. Kandi mu kuri kose yafashe icyemezo kiri personnel. Nta muntu wamubwiye ngo rero ndabona wabigira gutya. Oya.
nubwo nawe yabanje icyemezo kitari arireba areba uko imyaka ishize ameze abona izina rigomba guhinduka kame aravuga ati ntabwo ibi birarambiranye ntabwo byakomeza gutya afata umwanzuro abantu twese Imana ivuga twese tukitera hejuru ni byiza yavuze kuvuga ni kimwe kubikandagiramo ni ikindi ariko se ufite intego nibiri kuvuga bakikoza mu birere intego yawe ni iyi ni kimwe kuvuga ni kimwe beneda kwakira isezerano ni kimwe haleluya ariko kurikandagiramo ni ikindi hantu ndumva nuzi umwuka wera haleluya niyo mpamvu mwumvise ndi mu magambo menshi ariko reka ntuzi haleluya intego yawe ni iyihe ntabwo bishoboka haleluya objective intego yawe ni iyihe yafashe icyemezo kiri personnel aravuga ati birarambiranye kame izina ni iryanjye ku giti cyanjye kandi izina rigomba guhinduka nukuri niwe uzi umusonga wawe ntabwo uzi ikibazo cyawe kizwi nawe yego ni wowe amen ni wowe nubwo Imana yazana umuhanuzi urenze mama tumukunde iri gukoresha ikamubwira aya magambo ngo aze akubwire ikamuzana akakubwira n'ibindi nka 80 reka nkubwire uri aho ngaho udafashe gahunda y'ubuzima bwawe uzabyicarana umwaka ushira 3 5 10 ishire atari uko uyitegereje ahubwo ari uko utazi icyo gukora uyu munsi niba utegereje Imana menya icyo ukwiye gukora haleluya erega ni wowe uzi umuruho wikoreye twe dushobora kubibona twavuga rwose sorry ihangane ariko se Mana ariko se bizagenda bite birangirira buri wese yikoreye ibye tukabivugana rwose nibyo ariko se koko Mana watabaye warengeye nagera ku ruhande ngapfukamana Uwiteka we wangiriye neza kandi twahoze tuvuga nkubwirana ariko si ibintu wenda naza kugirirwa ubuntu nkibuka ko ari umuntu twavuganye avuga ni Imana we umugirire neza ariko biragoye ko nzafata amasaha 3 ari wowe ndi kubwirira Imana ngo si byo se ibyawe sukaza bivuga ryari nigeze kwabwa ndabwira ngo rwose Imana yaduhaye uwo mutwaro dushobora gusenga muri rusange tugasenga ngo itoro ry'Imana ubwoko bw'Imana wadushyize imbere Mana bagirire neza Mana bibuke haleluya ariko iyo dusenze gutyo nawe ukapfukamya ahantu ubwira Imana ngo Mana ya Isirayeli Mana yavuganye nanjye ukanyura mu bakozi bawe birunaka n'irunaka na hahandi uzi ko ni henshi tuba twahuriye nayo simubizi se duhurira nayo hariya tugarura nayo hariya tugarura no ku kidendezi aho hose ni Imana ariko birakwiye yuko wicara uri gusengana intego icyo bita objective haleluya mu bwami bw'Imana buri kintu cyose kugira ngo ugisingire bisaba kugiharanira bisaba kugitwaranira haleluya uratwarana ukahagira ukabira icyuya ukarira amarira menshi haleluya ariko ukayibwira ngo nzi ko ari wowe haleluya uyu munsi ijambo mfite kukubwira ni ukukubwira ngo wicike intege haleluya komeza Yakobo ngo arakirana umva bigeraho marayika kubita ku nyonga y'umutsi w'itako nawe rega wowe ushobora no gusanga yarakubise kuri 2 ntubizi se akubita akazi uwo ni umutsi wakwitako akazi kakaba karagiye Satani ati ntabwo ari bukomeze ukakomeza ugakirana haleluya yashaka kubita ku rubyaro ntaye nkawe noneho rukaba rukunaniye yacumbagiriraga hamwe ukagenda ucumbagirira habiri
ejo agakubita ku mutware, ayo ni amaboko, noneho n'amaboko nayo bikaba biranze. Ariko mana yanjye, ejo akabakubise ku mubiri, indwara z'uruhurirane zikaguhuriraho, ko batari ku iyi ni Imana nakurikiye. Ariko Yakobo ngo aragumya arakirana, aramubwira ngo sindekura. Ntucike intege. Aramubwira ngo sindekura, nubwo inyonga yo itako ryanjye umutsi wamaze kuregura, ntabwo nkurekura. Haleluya. Abarokore mureke twagupfa kurekura, mureke dukirane, dukirane, bize dukirane, byiyongera dukirane, kugeza igihe tugeze ku cy'Imana yaduteguriye. Haleluya. Nta na rimwe, amina, nta na rimwe uzagera ku bintu by'uyu mugabo. Uru rushako twashatse, ibintu by'uyu mugabo kugira ngo ubigireho akise bisaba gushinyiriza, ugakutana ukayirwana. Abantu batarapfuye ejo bakabona wegutse. Haleluya. Bati niburi buke, ejo bakabona wicaye ku ntebe ya kabiri. Bati nibiri bushoboke, bakabona urimo uratera uvuga ngo izandengera. Haleluya, haleluya. Bakabona ntabwo uri bubwirize, bajya kubona bakabona uri mu mavuta, bakaba batari kuri n'ishyano, uriya aracyavuga. Kirana, kirana, wirekura, komeza. Haleluya. Komeza uyibwire ngo oya, sinitaye ku bihe, simbara iminsi, simbara amasaha. Yakobo ngo yatangiye mu ijoro ngo umuseke uratambika. Haleluya, haleluya. Arakirana, umuseke uratambika. Nasomye ijambo muri Luka ibice Mariko ibice 7 umurongo wa 28. Ni umudamu ngo yari umunyakananikazi, sinibuka, ndaza kubireba. Ariko uyu mudamu ngo yasanze Yesu, aramusanga aramubwira ati rero umwami Yesu, ngirira neza, umwana wanjye ngo yari afite umukobwa, ngo umukobwa yarwaraga igicuri. Amubwira ati umukobwa wanjye ameze nabi, kimutura hasi, kimugira nabi, yabaye nabi, kimugusha mu muriro. Yesu aramubwira ngo rero ibyo kurya by'abana ntabwo bijya bihabwa imbwa. Akuye umugore namukunze. Haleluya. Ngo ibyo kurya by'abana ntabwo bijya bihabwa imbwa. Aramubwira ati ndabyemera Mesiya, ariko n'imbwa zirya ubuvungukira buvuye ku meza y'abashebuja. Urumva umugore wahatanye ntavuga ati none se nyine ntiduhuje ubwoko, reka ngende. Yaziye Abiseri, yaziye reka ngende nyine, ubwo sindo kugirwa neza. Umugore aramubwira ati rwose Mesiya, n'imbwa zijya zirya utuvungukira. Nkamubwira ati ntacyo, ndabyemera, ntabwo mbarurirwa mu bana ba Isirayeli, ariko nanjye reka mere nk'iriya mbwa, byibura utuvungukira ku bitangaza uko nanjye tumanukire. Ngo Yesu abonye kwizera kwe ahita amubwira ngo genda, umukobwa wawe arakize. Haleluya. Bene data, mureke twe kurekura, mureke twe gucogora, mureke twe gusubira inyuma. Amen. Senga Imana, usenge kugeza ubwo hagira icyo uyikuraho. Senga Imana, wongere uyisenge, wongere uyizere, kugeza ubwo hari ikintu yivanyeho. Wipfa kugenda ngo kwa mbere narasenze, ryari narasenze, ibi ntabwo nazabivamo.
kuvamo, ongera ongera usubire mu mwanya wo gusenga, ongera usubire mu bihe byo kubana n'Imana. Iyo umuntu yagundiriye Kristo, akagundira kubana nawe, akamutinda bugufi, ajya agira ikidamukuraho. subirayo amaherezo agacu uzakabona. Yesu ashimwe, haleluya. Ariko uziko umuntu wagundiriye akanga kurekura, reka mbabwiye ntukajye urekura. Hari igihe haza ibintu byinshi byo kugira ngo urekure, ni ukuri bikiyongeranya. Ni Satani, kuko Satani umugambi we ni uwo kugira ngo tudasingira imigisha Imana yatubwiye. Kandi imwe mu migisha Imana yatubwiye, yatwemere ko tuzarama, yatwemere yuko tukiri mu isi tuzabona kugira neza kwayo, yatwemere ko abana bacu bazaduhindukira amakamba y'umunezero, yatwemereye yuko tuzatunga tugatunganirwa, yatwemereye yuko tutazaba imirizo ahubwo tuzaba imitwe. Haleluya. Ayo ni amasezerano y'abana b'Imana aho bava bakagera. Kubizeye Kristo, ayo ni amasezerano dufite. Amen. Ibyo ni ibintu yatwemereye. Rero Satani, kuko azi ko ibyo bintu kugira ngo tubigeraho nitubigeraho duhimbaza Imana, azana ibintu akabitambika imbere yawe kugira ngo arebe ko udakomeza gutera intambwe ujya imbere. Haleluya. Yakoresha mwene so mwicaranye kuri iyi ntebe, yakoresha uwo muririmbana, yakoresha uwo muprotokorana, kuko Satani, kandi uwo muntu muri kumwe ntugire ngo hari ikibazo kindi afite, ahubwo Satani niho yinjiriye kugira ngo agucogoze nurangiza urekure. Haleluya. Buriya Yakobo yakirekura, yari kugenda agasubira akambuka cya cyambu cya Bokino, akacyambuka nk'uko yarari. Ariko aravuga ati oya, ntabwo ndi bukurekure utamaye umugisha. Barokore bene data, abantu bagenda bavuga Imana nabi n'abantu bikojeje imbere y'Imana, Satani atambitse imbere ibyo kubaca intege, bahita barekura. Abatereka ntabwo binazabishobora, ahita arekura. Ariko wirekura. Amen. Wirekura, icyo Imana yavuze yarakivuze. Wirekura nubwo intambara zakwisukiranya, Imana yavuganye nawe ni inyangamugayo. Haleluya. Kandi si wowe, niyo muri wowe izaguha kunesha, izakurwanirira, kuko wowe nta n'icyo wakwirwaniriramo. Ariko Kristo uri muri twe ni umuneshi. Kuko rero dufite umuneshi, tujya twinjira mu rugamba haba ari twe tururwana, ahubwo wa muneshi akaturwanirira, igihe kikajya tugaserukana intsinzi. Haleluya. Imana rero igufashe inshuti y'umusaraba, ababyeyi, abagabo, urubyiruko rwacu, mureke dukutane, mureke dukomeze, dusenge, turirimbe, tubwirize, duhanure, dusure. Haleluya. Haleluya. Dukora imirimo myiza, dukora ibyo twahamagariwe, dukora ibyo umutima udutegeka. Ndakubwiza ukuri, igihe kirageze ngo turirimbe intsinzi. Haleluya. Igihe kirageze ngo banze kwemera bagire gute? Ntitwabiririmbye se? Rero turaririmba mukagira ngo turi kuririmba kubera kuririmba gusa. Abanze kwemera bemere. Ariko nupfa kugenda, ahubwo bazaguhindura igitaramo ku musozi. Abwata ariko uriya amaze imyaka 3 asenga, yaraciye ibintu, none ndorera. Cyo si ikimwaro. Ariko komeza urwane. Nushake niba umaze n'10, rwana. Niba usigaje ukwezi kumwe, rwana. Akuzi ko Abisirayeli, Imana yari yaravuze ko igiye gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Hari Abisirayeli baskwase kuva muri Egiputa ku masaha ya nyuma, kandi bamaze imyaka 429 nabo bategerezanyije n'abandi. Ariko ku munota wa nyuma baravuga ati ibi bintu nta muntu wabishobora. Mose aranatubeshya iryo joro
Imana birabambukije. Uzi ko hari abantu bajya bacogoreraho neza bagiye gusingira imigisha yabo. Hari abantu bajya bacogorera aho bagiye kwakirira icyubahiro cyabo. Hari abantu bajya bacogorera aho imibiri yabo igiye guhindurwa imibiri mizima. Haleluya. Kuntumyeho, tegura iby'inzu yawe byose bishyire ku murongo, iminsi yo kwaho kwawe irarangiye. Aramubwira ati Imana iguhe umugisha. Amen. Undi abantu b'abahanga ntabwo bajya badisikita mu bintu by'Imana. Ngo mujyeho ngo oya, ngo ntabwo bishoboka. Oya, Imana iguhe umugisha. Ezekiel ngo ati Yesaya, Imana iguhe umugisha. Uri umuhanuzi w'Imana, uri umukozi w'Imana, uba wumviye ukazana ubutumwa. Amaze kugenda ngo ahindukire ivure, arayibwira ngo Uwiteka we, ubu wibagiwe ukuntu nongeye nkasana igicaniro cyawe muri Isirayeli cyari cyarasenywe basenga Bayali, nkongera nkagurira izina ryawe mu bwoko bwawe. Ubu se wibagiwe ukuntu nongeye nkatunganya inzu yawe, ubu urabyibagiwe ko numva igihe atari iki. Ngo Imana ikimwumvira avuga ngo ariko uzi ko ari ibyo Hezekiya, ati nabyo ndabyibutse. Haleluya, haleluya. Abarokore bavuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Tujye tuba abarokore, tuba abana b'Imana bazi guhagarara mu kwizera no mu mbaraga z'Imana yaduhamagaye, Imana yadukunze, Imana yaduhaye umwana wayo, nta kitaduha. Umuntu nakubwira uvuga uti urakoze, ubundi ukatuvugane nayo uyibwira uti si Uwiteka nuko nguko bimeze biti. Ngo ako kanya Yesaya ataragera niyagera, kuko ijwi rya Hezekiya ryumvikanye mu matwi y'Uwiteka. Uwiteka avuga ati kuzi ko ari byo Hezekiya wakoze ikintu gikomeye muri Isirayeli, ugarura icyubahiro cy'izina ryanjye cyongera kugaragara muri Isirayeli. Ngo irongera imwongerera. Uwari wabihanura akataramubwira ati rero narindi mu nzira, Imana ingaruka irambwira ngo ngaruke nkubwire ngo ku myaka wari umaze ikongeraho 15. Haleluya, haleluya. Rero mureke tujye dutinda ku cyo Imana yavuze, dutinde na hafi yayo, dutinda aho idushaka. Ntabwo tuvuze ngo musezere akazi mukora. Iyo tuvuga gutindana n'Imana, uri mu kazi ukora, umutima wawe n'uba uri kumwe n'Imana. Uri mu rugo rwawe mu bana bawe, komeza ubane n'Imana. Uri mu bukwe, komeza ubane n'Imana. Mu buzima bwa buri munsi tubamo, ukomeza ubane n'Imana. Ubaho Imana ishaka kuba. Aho Imana igushaka ni iki? Ijambo ry'Imana bavuga ngo ntabwo nkunda ko abakiranutsi bivanga ngo bajye kwicarana n'abakobanyi. Abapagani bitera intero ngo uyikirize. Abapagani bijya mu magambo y'ubupfapfa ngo uyinjiremo. Rinda umutima wawe, rinda agakiza kawe, rinda ibyo ugendana. Haleluya. Ibi bintu tugendana kugira ngo tubigeremo bidusaba kugira ibyo twigomwa, bidusaba kugira ibyo dutera umugongo. Ntabwo ibi bintu ari gratuit. Ikintu cyose cyo mu bwami wabwiwe giharanire. Amen. Giharanire. Nugiharanira nibwo uzakibamo. Imana ishimwe. Kandi ndimo ndasoza. Haleluya. Twijya mu munyenga, Imana iri kuvuga nibyo iravuga, ariko irindi jambo nkubwire, wirinde kubarira Imana. Uyibarire amasaha, bayibarire ubu tugeze mu kwa kangahe su oya. Imana iracyavuga komeza usenge. Wowe kora icyawe, Imana nayo izakora icyayo. Yakobo ngo aramufata aramugundira, nkunda n'uyu mugore ngo wari imaze imyaka 12 ari mugongo. Uyu mugore Yesu yakize atari uko Yesu amukozeho, ahubwo yakize ari uko yagundanye, araharana paka akora kuri Yesu. Kandi Yesu nta gahunda yarafitanye nawe. Haleluya. Yesu nta gahunda yarafitanye na, ariko yakomeza akaryama mu rugo ati nta kundi, none se nagira nte k'uburwayi nazengurutse, amafaranga yadushizeho niko ijambo ritubwira ngo yari amajije ibye mu bavuza ko nagira icyo bamumarira. Ariko yigira inama, yifatira icyemezo, yifatira umwanzuro. Aravuga ngo njye uriya mugabo nubwo ntemerewe kumwegera
kunyegera, ariko nzarwana ndwane kugeza mukozeho, nashake ntazamenye. Baroko, mureke tumenye icyo dukwiye gukora. Ufate intego yawe, umenye izina rikuriho, urwane n'ikikurwanya, urwane n'ikikuriho, kuko ni wowe ukwiye kukirwanirira. Nicyo yakuvuzeho ni wowe ukwiye kukirwanirira, ntabwo ari pasiteri wawe, ntabwo ari abahanuzi. Icyo bakora barakubwiriza, icyo bakora kwereka inzira, ariko ni wowe kukirwanirira kugeza ukigezeho. Haleluya. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Ndakwifuriza gukomeza guharana nturekure, kandi nukuri ndumva imirindi yo kugirwa neza n'Imana ku bantu bahagaze aho bakwiye guhagarara, ku bantu bari mu mwanya bakwiye guhagararamo. Hari imirindi y'Uwiteka. Haleluya. Imana ibarebe neza, Imana ibaha umugisha, kandi iguhe kutarekura. Nturekure ntacyo ufashe, ntuve imbere y'Imana ntacyo uyikuyeho. Dukwiye gukata dufite ibintu dukatanye, tukamenya nk'igihe cya Dawidi akatana igihanga cya Goliyati mu murwa. Abantu bose baravuga ati nibyo, ati kiriya gihanga ni icya Goliyati. Nawe ukwiye gukatana ikintu karitsiye kavuga ati nibyo turabizi. Ukwiye gukatana amagambo akomeye y'ibyiringiro akavuga ati nibyo twari tubizi, twabonaga buri minsi ibiri. None koko igihanga wigenda utagize ikintu ujyana, kugira ngo bakubonye bose n'abakuzi bavuge ngo nibyo. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen.